Hello, waramutse neza, umunsi mwiza, igitondo cyiza. Nabyutse ntekereza ikintu twita triggers, twa tuntu tukuzamurira agasukari. Urabona hari abantu twese tugira utuntu dutandukanye. Hari abantu usanga yababaye ngo bamuvuze ngo runaka yaramvuze, ugasanga nyirako kantu kakurakaje kakuzamurira agasukari. Ntange n'urugero, icyo kintu ntabwo ari ikintu gishobora kunzamurira isukari, ntibibaho kubera yuko ngerageza kwikuramo akazi ko kwimenya, nkamenya intege nke zanjye n'ibyo nshoboye, ku buryo rero iyo hari ibingezeho ndavuga wenda ni ukuri cyangwa si ukuri, simbitaho umwanya. Ariko hari uwundi muntu ushobora gusanga ako kantu kamubabaza kakamurya. Ako kantu rero kakurya mu mutima, byaba byiza wikozemo akazi ko kwibwiza ukuri, ukavuga kuki byambabaje, ese ibyo bavuze bambeshyeye, si ibyo bavuze ni ukuri, ese ikimbabaje ni iki muri ibyo, nuko ngaragaye nk'umunyantege nke, nuko nyine ucukumbura ugere kubera iki. Hanyuma ukosora ibyo ushobora gukosora. Hari abandi bantu usanga bahita barakana ngo uriya muntu yansuzuguye kubera yuko wenda bamunyuzeho ntibamusuhuze, cyangwa se bavuze batoya igitekerezo wari utanze ntabwo ari cyo, ngo urasuzuguye. Kuki bikuzamurira isukari kuba umuntu asa nk'ugusuzuguye? Kwanza ushobora no gusanga atagusuzuguye, ahubwo ari wowe ubyise yuko ari kugusuzugura, bitewe nuko burya twese tubona ibintu ntari wagenda ukiga igihe icyo ari cyo cyose. Niba kandi nabyo atari byo ushaka, wenda ushobora no gushaka ikindi kintu, ikoremo akazi ko kwiyongera agaciro, hahandi uzajya wowe wumva mu mutima wawe bagusuhuza batagusuhuza, babyemera batabyemera, bakwicaza hahandi imbere muri VIP batahakwicaza, ntacyo biguhungabanya kuko uzuriwe. So twikoremo akazi rero, izo triggers, ka kantu uhita wumva kakuriye mu mutima ngo nguriya muntu ngo twari inshuti ariko twaratandukanye, ngo kuko yanantereranye nari mukeneye. Kubera iki wumva yuko ari ngombwa yuko umuntu ahaba for you, ahaba mu gihe umukeneye? Ubundi ni byiza inshuti twakabaye tuhaba igihe umuntu agukeneye. Ariko se nimba kuki icyo kintu cyabaye trigger kuri wowe, kuki nako kantu kakuzamurira agasukari? Iga kubaho, baba bahari baba badahari. Wishakemo izo mbaraga, wishakemo ubwo bushobozi, wishakemo icyo kintu. Nimba ari ukuvuga ngo ni igikundiro, wenda uvuga uti ntacyo mfite, umva wikoremo akazi. Naho ubundi igihe cyose ari akantu kakoma, ukurebye nabi, ukuvuze nabi, utahabaye, utakwitabye, utitabiriye ubutumire bwawe, ugize gute bikakuzamurira agasukari, icyo gihe cyose uzaguma uba controle n'abantu. Umunsi mwiza rero. Hello, waramutse neza, umunsi mwiza, igitondo cyiza. Nabyutse ntekereza ikintu twita triggers, twa tuntu tukuzamurira agasukari. Urabona hari abantu twese tugira utuntu dutandukanye. Hari abantu usanga yababaye ngo bamuvuze ngo runaka yaramvuze, ugasanga nyirako kantu kakurakaje kakuzamurira agasukari. Ntange n'urugero, icyo kintu ntabwo ari ikintu gishobora kunzamurira isukari, ntibibaho kubera yuko ngerageza kwikuramo akazi ko kwimenya, nkamenya intege nke zanjye n'ibyo nshoboye, ku buryo rero iyo hari ibingezeho ndavuga wenda ni ukuri cyangwa si ukuri, simbitaho umwanya. Ariko hari uwundi muntu ushobora gusanga ako kantu kamubabaza kakamurya. Ako kantu rero kakurya mu mutima, byaba byiza wikozemo akazi ko kwibwiza ukuri, ukavuga kuki byambabaje, ese ibyo bavuze bambeshyeye, si ibyo bavuze ni ukuri, ese ikimbabaje ni iki muri ibyo, nuko ngaragaye nk'umunyantege nke, nuko nyine ucukumbura ugere kubera iki. Hanyuma ukosora ibyo ushobora gukosora. Hari abandi bantu usanga bahita barakana ngo uriya muntu yansuzuguye kubera yuko wenda bamunyuzeho ntibamusuhuze, cyangwa se bavuze batoya igitekerezo wari utanze ntabwo ari cyo, ngo urasuzuguye. Kuki bikuzamurira isukari kuba umuntu asa nk'ugusuzuguye? Kwanza ushobora no gusanga atagusuzuguye, ahubwo ari wowe ubyise yuko ari kugusuzugura, bitewe nuko burya twese tubona ibintu ntari wagenda ukiga igihe icyo ari cyo cyose. Niba kandi nabyo atari byo ushaka, wenda ushobora no gushaka ikindi kintu, ikoremo akazi ko kwiyongera agaciro, hahandi uzajya wowe wumva mu mutima wawe bagusuhuza batagusuhuza, babyemera batabyemera, bakwicaza hahandi imbere muri VIP batahakwicaza,
ntacyo biguhungabanyaho kuko uzuriwe so twikoremo akazi rero izo triggers ka kantu uhita wumva kakuriye mu mutima ngo nguriya muntu ngo twari inshuti ariko twaratandukanye ngo kuko yanantereranye nari mukeneye kubera iki wumva yuko ari ngombwa yuko umuntu ahaba for you ahaba mu gihe umukeneye ubundi ni byiza inshuti twakabaye tuhaba igihe umuntu agukeneye ariko se nimba kuki icyo kintu cyabaye trigger kuri wowe kuki nako kantu kakuzamurira agasukari iga kubaho baba bahari baba badahari wishakemo izo mbaraga wishakemo ubwo bushobozi wishakemo icyo kintu nimba ari ukuvuga ngo ni igikundiro wenda uvuga uti ntacyo mfite umva wikoremo akazi naho ubundi igihe cyose ari akantu kakoma ukurebye nabi ukuvuze nabi utahabaye utakwitabye utitabiriye ubutumire bwawe ugize gute bikakuzamura agasukari icyo gihe cyose uzaguma uba controle n'abantu umunsi mwiza rero